Haleluya, haleluya. Nongeye kubasuhuza bene data abakunzi ba Anaweza TV. Mbahaye ikaze mu mwanya wacu mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Turashima Imana ko Uwiteka yatugeneye uyu mwanya ngo tujye tuganira ku ijambo ry'Imana. Yatugeneye iyi TV kugira ngo tujye tuganiraho ijambo ry'Imana. Ridusubizamo imbaraga, ridukomeza kandi ridushyigikira muri urugendo turimo bene data. Mbahaye ikaze rero mwese aho muri mugubwe neza n'ijambo ry'Imana. Ndashaka gusa kukwibutsa yuko uri uw'agaciro imbere y'Imana, uri umuntu udasanzwe. Uwiteka yakuremye mu ishusho ye, uri uw'agaciro. Ntihakagire ikintu kikwambura agaciro kawe. Ibibazo ntibikakwambura agaciro, ibigeragezo ntibikakwambura agaciro ngo ujye ugenda wumva udakwiriye cyangwa udashyitse. Uri uw'agaciro cyane mu maso y'Imana. Haleluya, haleluya. Ujye ubyibuka kandi ujye uvuga ngo ubwo Uwiteka ari mu ruhande rwanjye ndamahoro. Haleluya. Mugubwe neza rero kandi kugira neza kumwami Imana kube kuri mwebwe n'abanyu bose mu izina rya Kristo Yesu. Reka dutangire dusenga. Mwami Imana turagushima, turaguhimbaza data, turagushyira hejuru. Turayicyubahira izina ryawe rikomeye mwami. Ngewe na bene data bakurikiye ijambo ry'Imana muri uyu mwanya, abari kuri runo rubuga rwacu rwa Anaweza TV, turagusabye kugira ngo kugira neza kwawe kubane natwe. Udusange mwami, utuganirize binyuze mu ijambo ryawe. Uhaze kwifuza kwacu kose mwami Imana. Umwe wese akubone binyuze muri rino jambo Uwiteka. Ndabizi neza ko ufite imbaraga n'ububasha n'ubushobozi bwo kudutabara, bwo kuturengera twese aho turi. Bene data aho bari hose, mwami nta kure utabasha kugera. Uri Imana ibera hose icyarimwe. Reka mwami uhereye kuri jyewe na bene data bose twugirireho umugisha kuko umugambi wawe ni mwiza ku buzima bwacu. Izina ryawe nirishimwe, uherekereshe ijambo ryawe imirimo n'ibitangaza. Urakoze Uwiteka Mana, habwa icyubahiro n'ikuzo muri byose mwami. Ngewe nkubere data akanwa, ariko wirangururire, wivugire kuko ni wowe uzi ibyifuzo by'ubwoko bwawe. Urakoze mwami, kugiye kutugirira neza. Icyubahiro, guhimbazwa no gushyirwa hejuru n'ibyawe mwami Imana, mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Haleluya. Uyu munsi turaganira ku ijambo rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo umugambi w'Imana ni mwiza ku buzima bwawe. Haleluya. Humurizwa no kumenya yuko umugambi w'Imana ari mwiza ku buzima bwawe mwene data. Utitaye ku byo unyuramo, hamwe n'ubuzima bukomeye ubona, hamwe n'intambara urimo, hamwe n'ibikuruhije, hamwe n'ibikubabaje, hamwe n'ibikugoye, ariko umugambi w'Imana ni mwiza ku buzima bwawe. Haleluya. Naje kukwibutsa yuko umugambi w'Imana ari mwiza ku buzima bwawe. Ibyo bigukomeze, ibyo bigusubiza intege mu bugingo. Satani ntakakoshe, ntakagushuke ngo akongore ngo ariko nkawe ubu Imana irakuzi, ariko nkawe ubu ngubu hari icyo uzigezaho, ariko nkawe hari icyo uzabona, hari ikizima wakora. Dore urokoza ibintu byose biranga, dore uragerageza ntibikunde. Ese nkawe hari ikizima uzabona? Jya umubwira ngo umugambi w'Imana ni mwiza ku buzima bwanjye kandi Uwiteka arankunda. Ikimenyimenyi yandemye mu ishusho ye. Haleluya. Umugambi w'Imana ni mwiza ku buzima bwawe inshuti yanjye. Ibyo bibazo bifate ubitera umugongo. Gima umwanya mu mutima wawe ubwire ngo umugambi w'Imana ni mwiza ku buzima bwanjye. Ryajwi rikubwira, rigukangurira, rikumvisha, rigusobanurira yuko ubabaye, agahinda kakwishe, uri umunyamaganya, uri umukene, uri imbabare. Jya ubwira ngo Imana iribwira kungirira neza. Umugambi w'Imana ni mwiza kandi ibyo nzabona ejo ni byiza, ejo hanjye ni heza. Jya wiga kubwira ayo majwi aguca intege kuko umugambi w'Imana ni mwiza ku buzima bwawe. Haleluya. Reka rero dusome ijambo ry'Imana hano mu gitabo cya Yeremiya ibice 29 uhera ku murongo waho wa 11. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbaremo umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Haleluya. Ni ko Uwiteka avuga. Kandi muzanyambaza, muzagenda munsenga, nanjye nzabumvira. Muzanshaka mumbone, nimunshakana umutima wanyu wose. Haleluya. Ibyo Uwiteka yibwira azakugirira ni byiza, ni amahoro, ntabwo ari ibibi. Umugambi w'Imana ni mwiza ku buzima bwawe. Uwiteka azakugirira ibyiza. Biri muri gahunda y'Imana. Buri mu miteguro Imana yateguye. Kera wowe utararemwa, yateguye kuzakugirira neza. Yego uyu munsi urababaye, yego uyu munsi urakubititse, yego uyu munsi urashomereye, yego wenda uyu munsi urarwaye, ariko umugambi w'Imana ni mwiza ku buzima bwawe. Ibyo Uwiteka yibwira kukugirira ni byiza. Ni amahoro si ibibi, kugira ngo ukuremo umutima w'ibyo uzabona hanyuma. Naje kukurema umutima
binyuze muri rino jambo ry'Imana yuko ibyo Uwiteka yibwira kukugirira ari byiza atari ibibi, ibyo uzabona hanyuma. Ejo hawe uyu munsi urababaye birashoboka rwose, uyu munsi urarwaye, uyu munsi urakennye nibyo, ariko ejo Imana izakugirira neza. Umugambi w'Imana ni mwiza ku buzima bwawe. Ntabwo uzi icyo Imana yitegura kugukorera mu kanya kari imbere, ntabwo uzi uko Imana ibigenza, ariko ni byiza. Yewe nje kukubwira ngo ni byiza si bibi. Humurizwa rero n'umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Komerera mu mbaraga z'Imana. Izere ijambo ry'Imana rigukomeze, riguhumurize, rikubake, rigusubize mu imbaraga. Ntabwo Imana yakuretse mwene data, ntabwo Imana yakuretse, nta nubwo yakwibagiwe. Yego uyu munsi ntabwo bimeze neza, yego uyu munsi waraye udasinziriye kubera ibibazo, waraye udasinziriye kubera intambara, wenda umubiri urakubabaje, wenda se amadeni akumereye nabi, ntabwo ufite aho kuba bagusohoye, wenda se ni intambara hirya no hino. Ariko nshuti yanjye, umugambi w'Imana ni mwiza ku buzima bwawe. Iby'Imana yibwira kukugirira ni byiza, ntabwo ari ibibi. Komerera mu mbaraga zayo. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo muzanshaka mumbone nimunshakana umutima wanyu wose. Ahubwo icyo ukwiriye gukora mwene data ni ugushaka Imana. Muzanyambaza nanjye nzabumvira. Yesu ashimwe cyane. Ngo kandi muzanyambaza, muzagenda munsenga nanjye nzabumvira. Uzambaza Imana. Ahubwo intego yawe cyangwa umugambi wawe cyangwa icyo washyira imbere ni ukwambaza Imana, ni ukuyihanga amaso, ni ukuyikomerezaho, ni ukuyiringira, ni ukuyiyegurira, ukamenya neza ko umugambi w'Imana ari mwiza ku buzima bwawe. Kandi ukajya ugira ijambo ryo gusubiza Satani. Yakubwira ngo birakomeye urabigenza gute, ujye uvuga ngo Imana irabizi, kandi ibyo Imana yibwira kungirira ni byiza. Nshuti yanje, ntukemerere umwanzi guhora akubwiriza, ntukemerere ayo majwi ahora mu mutima wawe, ntukemerere amajwi y'urucantege. Turwanye Satani nawe azaduhunga. Iyo urwanya Satani unyuze mu ijambo ry'Imana, umubwire ngo hoya Satani urabeshya, ntabwo unzi, ntabwo uzi ejo hanjye hazaza. Ejo hanjye hari mu biganza by'Uwiteka, kandi ibyo Imana yibwira kungirira ni byiza si bibi. Iminsi yose ujye uba ufite ijambo ryo kubwira umwanzi wawe, kuko Satani aba ari hafi aho. Intego ye ni ukugukura ku Mana, intego ye ni ukukwambura ibyiringiro, intego ye ni ugutuma ubaho ubuzima buhahamutse. Ariko ntukemere mu izina rya Yesu jya uvuga ngo jyewe ndakomeye, kuko Imana iri muri jyewe ari Imana ikomeye. Njyewe mfite ejo hazaza, kuko umugambi w'Imana ari mwiza. Ejo hanjye ni heza, Uwiteka yarahateguye. Yego uyu munsi simba ifite, ariko Satani ndakumenyesha ko mu mwanya uri imbere Uwiteka agiye kungirira neza. Jya uhora witeguye kugira neza kw'Imana, jya uhora witeguye kwakira igitangaza, jya uhora witeguye kwakira inkuru z'ibyiza, jya uhora ubambiye amatwi yawe kumva kugira neza k'Umwami. Haleluya. Jya ugenda nk'umuntu ufite ibyiringiro, kandi ntukagende wubitse umutwe utewe ubwoba na Satani. Jya ugenda nk'umuntu ufite ibyiringiro, jya ugenda nk'umuntu uberewe maso n'Uwiteka, jya ugenda nk'umuntu Uwiteka agambiriye kugirira neza. Haleluya. Ibyo bizajya bigutera ibyiringiro, bizajya bigutera gukomera, guhorana icyizere, guhorana ibyiringiro, guhorana umunezero. Bizajya bituma ubaho ubuzima butekanye. Haleluya. Ntukabeho wiganyira, ntukabeho ubabaye, ntukabeho ushaka ko umuntu wese abona ko uri umunyamubabaro, ntukabeho mu maganya. Apana, ibyo bizaba bituma uha Satani umwanya wo guhora akubabaje, wo guhora akugirira nabi, wo guhora akubujije amahoro. Oya, komerera mu Mana, komerera mu ijambo ryayo. Gira ibyiringiro bivuye mu ijambo ry'Imana, gira ibyiringiro, kuko hari amasezerano Uwiteka yagusezeranije kera atarakurema. Hari ibyo yateguye, kandi ibyo yateguye nta wundi uzabijyamo, nta wundi uzabyicaramo, nta wundi uzabigenderamo, nta wundi uzabibamo. Ni ibyawe, umwanya wawe nta wundi uzawicaramo. Urashomereye, umwanya wawe urahari w'akazi, ntugire ubwoba, ntuhamuke, nta wundi uzicara mu mwanya wawe. Haleluya. Impamvu nta wundi uzawicaramo, nta wundi ufite imbaraga nk'izawe, nta wundi ufite ubudasa nk'ubwawe, nta wundi wakora akazi nk'uko wowe Imana yakuremeye kugakora, kuko hari ubudasa Imana yagushyizemo, hari imbaraga zidasanzwe Imana yagushyizemo, hari ubwenge n'ubuhanga budasanzwe Imana yagushyizemo. Ubwo nta handi wabukura, uko byagenda kose nta handi bwava. N'uwabyigana byaba ari fotokopi, ntabwo yabikora nkawe. Wowe urudasanzwe, ufite ubudasa,
ufite imbaraga z'Imana, ufite ubwenge bw'Imana, ufite ubuhanga buturutse ku Mana. Haleluya. Jya wumva rero ko ukomeye. Impamvu ukomeye urayizi mwene da. Ntabwo ari ukubera ko wakomezwa n'amashuri, suko wakomezwa n'umuryango ufite, suko wakomezwa n'ubutunzi ufite. Urakomeye kuko Imana iri muri wowe irakomeye. Kereka niba utizeye Imana yawe, ariko niba wizeye Imana yawe, urakomeye kuko wizeye Imana ikomeye. Urakomeye kuko wizeye Imana y'inyembaraga. Urakomeye kuko wizeye Imana ishobora byose. Imana yawe nta kinanira. Haleluya. Imana yawe ifite ubuhanga, ifite ubushobozi, irihagije mu mbaraga, mu gukomera, mu cyubahiro. Imana irihagije. Haleluya. Kandi ubwo Imana yihagije, nawe ukaba uri uwayo, tukaba turi abayo. Yadukuruje ineza yayo. Ifata ku buhanga bwayo idushyiramo. Rero ntabwo usanzwe nkuko urisa n'Imana yawe. Nta muntu musa, ni wowe wenyine. Ibikurimo ni wowe, ntaho umuntu yabikura. Ubuhanga ufite n'ubwawe. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo nshuti yanjye, uri uw'agaciro mu maso y'Imana. Nawe ujye wumva ko uri uw'agaciro. Nihagira n'umuntu ushaka kukubwira yuko ntacyo ushoboye, ntabyo wakora, wowe ibyo ukoze byose birakunanira, jya umubwira ngo hoya. Ibyo nakoraga buriya ntabwo ari byo nagenewe gukora. Buriya naribeshye. Buriya nagiye mu nzira itari yanjye. Ariko Imana, ibyo yanteguriye, umuteguro w'Imana, ubu ngiye kuwinjiramo. Jya uhora ufite ibyiringiro. Jya uhora ufite icyo wasubiza umuntu ukubaza impamvu z'ibyiringiro byawe. Ujye umubwira uti hahirwa abiringira Uwiteka. Uwiteka akababera ibyiringiro. Haleluya. Hahirwa abiringira Uwiteka. Uwiteka akababera ibyiringiro. Ujye umubwira uti ibyiringiro byanjye biri ku Uwiteka. Kandi Uwiteka ntacogora. Uwiteka ntananirwa. Uwiteka ni umutabazi utabura guseruka. Uwiteka ni intwari ku rugamba. Uwiteka ni Imana igira ikikora ikakirema ikagikomeza. Yego uyu munsi ntabwo mbona inzira yaho bizanyura, ariko Imana ije kubirema. Jya uhora ufite impamvu. Nshuti yanjye, uyu munsi biravanze. Uyu munsi imbere yawe hari imisozi. Uyu munsi imbere yawe hari ibigeragezo, ariko wizeye Imana ifite ikikora ikakirema ikagikomeza. Imana itananirwa. Haleluya. Imana yasanze Yeremiya mu nzu y'imbohe. Ijambo ry'Imana niko ritubwira muri Yeremiya 33 ngo Imana yasanze Yeremiya akingiraniye mu nzu y'imbohe, afunzwe, ababaye, akubititse, yihebye, acitse intege, adafite ibyiringiro, atabona uwamutabara, atazi uko ibye byagenda. Haleluya. Imana iramubwira ngo yewe Yeremiya we, ngo ndi Imana igira ikikora ikakirema ikagikomeza. Haleluya. Ngo ntabaza ndagutabara. Bana sifiwe. Icyo ukwiriye gukora ni ugutabaza Imana. Icyo ukwiriye gukora ni ukwiringira Imana. Icyo ukwiriye gukora ibyiringiro byawe bishikamishe ku Mana. Niwiringira abana b'abantu bazagutenguha. Niwiringira akazi ejo bazakakwirukana wowe uri kubigenza. Niwiringira abana bawe wabyaye ejo bazaguhinduka bikuyobere. Nshuti yanjye, niwiringira umubiri ejo umubiri uzaguhinduka. Ni icyubahiro se? N'ubutunzi se? None se ko buhinduka? N'ubuhinduka bizagenda bite? Fata ibyiringiro byawe ubishyire mu Mana. Ukomerere mu Mana. Ugendere mu ijambo ry'Imana. Uryamana amasezerano y'Imana. Uvugana amasezerano y'Imana. Nugenda mu muhanda uba ufite ijambo ry'Imana muri wowe rikubwira ngo humura, Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Ibyo byiringiro rero nta handi tubikura. Tubivoma mu ijambo ry'Imana. Tubikura mu masezerano Imana yadusezeranije. Ayahe yayavuze kera yuko ibyo Uwiteka yibwira kutugirira ari byiza. Kandi nawe hari ibyo Imana yagusezeranije. None se ntuvugana n'Imana? Here kuvugana n'Imana. Twese tuvugana n'Imana. Ryajwi ryongorera ryo mu mutima. Rya jambo ry'Imana usoma. Kwa kundi wumva indirimbo ukumva Imana ikuganije binyuze muri iyo ndirimbo. Yewe ishobora no gukoresha umuntu. Umuntu akaza akakuganiriza wumvaga warucitse intege ukumva ushubijwe mu ibyiringiro. Nk'aya magambo y'Imana ndiho nkubwira uyu munsi. Ntugire ngo na amagambo nishakamo. Nayo mbwirizwa n'Umwuka Wera. Imana iri muri jewe imishurira ibyifuzo byawe n'ibya runaka. Ugasanga ndabwirije ukavuga ngo ariko nguziko mama Matilda ngo yabwirije, nguziko wagira ngo ninge yabwirijeho, nguziko wagira ngo yahishuriwe ibyanjye. Nabihishuriwe kuko Umwuka w'Imana ari muri jewe. Ubwo bushomeri bwawe Umwuka w'Imana arabuzi. Iyo ndwara umaranye igihe Umwami Imana arabuzi, arayizi iyo ndwara.
uwo mubabaro se, ako gahinda se, kwa kundi se urarunika, kwa kundi se ugenda wivugisha mu mutima mu muhanda, kwa kundi se wuzuye amaganya, ugira ngo umwami Imana ntabizi. Rero nashatse kukubwira ngo umwami Imana ibyo yibwira kukugirira ni byiza si bibi. Nshuti mwene data rero, aho uri hose ntaho Imana itagera, ijisho ry'Imana ntaho waryihishira. Ushobora gukaraba ukisiga ukambara neza, umuntu yakubona akabona waratunze waratungana, umuntu akavuga ati mbega umuntu wageze yajya, ariko mu mutima haraboze, mu mutima harashize, ufite amarira aho ratonyanga mu mutima wawe. Ariko Imana yacu ni Imana izi byose, ni Imana ishobora byose. Niyo mpamvu yabonye umubabaro wa Yeremiya ikambwira ngo Yeremiya, ntabaza ndagutabara, ndi Imana ifite imbaraga, ndi Imana ishobora byose, nagukura no muri iyo nzu y'imbohe, nakugirira neza. Wowe icyo ukwiriye gukora, ntabaza muri ayo maganya yawe, muri ayo marira yawe, wikwicwa n'umubabaro ngo uryame, ngo wisasire umubabaro wiyorose umubabaro. Hoya, ahubwo ntabaza ndagutabara, nkwereka ibikomeye, ngo uhishurire ibyo utaruzi. Haleluya. Umwami Imana rero nshuti yanjye hagukomeze ushaka Imana. Ijambo ryayo ryatubwiye ngo muzanshaka mu mbone, nimushakana umwete wanyu, umutima wanyu wose, ngo nzabonwa namwe. Kandi ibyo yibwira kukugirira ni byiza si bibi. Wicogozwa rero n'ibibazo, wikwivumbura ku Mana, wiyitera umugongo ngo ariko aho nasengeye ko ntacyo ndabona, aho nasabiye akazi ko ntarakabona, ariko iyi ndwara ko nyimaranye igihe kubera iki ntarakira. Wikwivumbura, urivumburira Imana se ko ari we mubyeyi wawe, ko ari we murengezi wawe, ko ari we mutabazi wawe. Urivumburira Imana ngo ujye. Nuyivumbura uragenda ujye hariya hanze Satani akumire bunguri. Ntabwo uzi ko ahora guhiga se, ntabwo uzi ko se ahora kurwanya, ntabwo uzi ko se Satani yaje kwiba, kwica no kurimbura. Haleluya, haleluya. Ariko umwami Imana akubereye maso kandi ibyo yibwira ni byiza. Kandi ngo Yesu yaraje ngo sibone ubugingo ndetse bwinshi. Mugambi we ni mwiza, Kristo wacu yaritanze, haradupfira, yarababaye, yarakennye, yarasuzuguwe kugira ngo twe tuzatungishwe nawe, kugira ngo tuzahabwe agaciro nawe. Ntukemere rero gusuzugurwa n'ibibazo, ntukemere gusuzugurwa n'abantu babwira ngo niba ushaka kunsuzugura ko kuntunze, niba ushaka kunsuzugura ko kunyishyurira abana banje amashuri, niba ushaka kuntesha agaciro kubera yuko ejo bundi abana bashonje nkaza ukangaburira, byihorere. Imana yangira hari, Imana nizeye ifite inzira. Umugambi w'Imana ni mwiza ku buzima bwanjye. Ntukantesha agaciro kuko uzabutesha agaciro, Imana iri muri jewe. Haleluya. Bari kubwira ibigutesha agaciro, bari kubwira abashaka kugutesha agaciro, babwire ngo Imana yanjye irakomeye, umugambi wayo ni mwiza ku buzima bwanjye, kandi byizankorera ejo hanjye ni heza. Urambona ngenda n'amaguru ukampitaho uri mu modoka ukantera umukungugu, cyangwa ukampitaho uri mu modoka ukamanura ikiyo cy'imodoka yawe ukandeba nkaho ntari umuntu, ariko Imana iri mu ruhande rwanjye. Umugambi w'Imana ni mwiza. Ntabwo nkubwiye ngo usuzugura abantu, sinkubwiye ngo abari mu modoka zabo ntabwo ari abantu beza, hoya. Ariko hariho abitwara uko bidakwiriye, abo nabo Imana ibagirira ubuntu koko ntabwo baramenya Imana. Ariko icyo nshatse kukubwira, ntihagire ikintu kizagutesha agaciro na kimwe, kubera yuko umugambi w'Imana ni mwiza ku buzima bwawe. Haleluya. Twarababwiye ngo turajya dukoresha indimi zitandukanye rero. Reka noneho tubwire na bene data batumva ibyo tuvuze muri uyu mwanya wose. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe wapendwa, kutoka Tanzania, kutoka Kongo, kutoka Kenya na kwingineko kote. Mnakaribishwa tena kwa mara nyingine kwenye YouTube channel yetu ya Anaweza TV. Mnakaribishwa gawane neno la Bwana. Mnakaribishwa tushiriki neno la Bwana. Leo ni siku njema ambayo Bwana ameifanya. Ni siku ambayo Bwana ameiumba ili tuweze kufurahi. Furahi katika Bwana mpendwa wangu, kwa sababu Mungu anayokuwazia ni mema. Furahi katika Bwana, kuwa na matumaini katika Bwana. Tembea na matumaini, kwa sababu Mungu wako ni Mungu mweza wa yote na anayokuwazia ni mema. Haleluya. Mungu anayokuwazia ni mema. Mipango ya Mungu kwa maisha yako ni mema. Mungu anakuwazia yaliyo mema. Bwana Mungu wako anakupenda na ndio maana alikuumba kwa mfano wake. Haleluya. Inawezekana leo una mapito magumu, inawezekana leo una changamoto, inawezekana unalia, inawezekana afya yako sio nzuri, inawezekana watoto hawana chakula,
inawezekana watoto wamefukuzwa shuleni, inawezekana kabisa. Lakini ninakwambia kwamba mpango wa Mungu ni mzuri kwako. Mungu anakuwazia yaliyo mema. Unachotakiwa kukifanya ni kumtumaini Mungu. Unachotakiwa kukifanya ni kumuinulia macho. Haleluya. Unachotakiwa kukifanya, mpendwa wangu katika Bwana, ni kuyaweka miguuni pa Bwana. Mlilie Bwana, mkimbilie Bwana, muonyeshe hofu yako katika maisha yako. Muonyeshe, mwambie yote, kwa sababu ni Mungu mweza wa yote na anakupenda na anakuwazia mema. Haleluya. Usiweke matumaini yako kwa watu, usiweke matumaini yako kwa kazi yako, usiweke matumaini yako kwa utajiri wako. Mtumaini Bwana, kwa sababu hayo yote yanaweza kuisha. Hayo yote yanaweza kuangamia siku yoyote ile. Unaweza kufukuzwa kazi. Unaweza leo afya yako ikawa sio nzuri. Unaweza, rafiki yangu, ulikuwa unafanya biashara, lakini kesho biashara ikawa haiendi tena vizuri kama matarajio yako yalivyokuwa. Kwa hiyo unachotakiwa kukifanya, chukua matumaini yako kwa Bwana, muamini Bwana, mtumaini Bwana, mtegemee Bwana. Bwana awe kimbilio la maisha yako, kwa sababu Mungu anayokuwazia ni mema. Kama unalia, mwendee Bwana, muonyeshe machozi yako, muonyeshe kilio chako, muonyeshe yale yanayokuumiza, muonyeshe yale yasiyokuwa mema katika maisha yako. Mwambie Mungu, nimechoka. Mwambie Mungu, maisha ni magumu. Mwambie Mungu, watoto wangu wanafukuzwa shuleni. Mtafute Bwana. Alisema, niiteni nami nitawaitikia. Nitafuteni, mtanipata, mtaniona. Tumesoma neno la Bwana katika kitabu cha Yeremia. Haleluya, 29 kuanzia mstari wa 11. Mungu anayotuwazia ni mema. Mungu anakuwazia mema, mpendwa wangu. Pamoja na kwamba una changamoto hizo, pamoja na kwamba maisha ni magumu, lakini Mungu anakuwazia mema. Kesho yako ni nzuri, kesho yako ni njema. Mungu anakuwazia mema. Mungu atatenda yaliyo mema katika maisha yako. Usitapatape, usiishi maisha ya kulalamika, usiishi maisha ya huzuni. Furahi katika Bwana, kwa sababu mpango wa Mungu ni mzuri kwako. Mtegemee Bwana. Haleluya. Yainue macho yako mbele za Bwana. Muinulie mikono, mwambie Bwana, najua unayoniwazia ni mema. Ndiyo, maisha yangu sio mazuri leo hii. Sina uhakika wa maisha kwa leo, kwa sababu hata chakula sikioni. Watoto wamefukuzwa shuleni. Maisha yangu yamejaa hofu, lakini Bwana, ninakuinulia macho. Ninayaleta yote mbele zako. Ninakutumaini wewe, kwa sababu wewe Bwana ni kimbilio la maisha yangu. Na kwa sababu neno lako linasema kwamba unayotuwazia ni mema. Mpendwa wangu, muinulie Bwana macho yako na umuonyeshe yote. Usiwe na hofu. Bwana Mungu wako ni Mungu mweza wa yote. Hakuna jambo lisilowezekana mbele za Mungu. Usikubali kuishi maisha ya hofu. Usikubali shetani akuhubiri, akwambie kwamba maisha yako yameisha. Hutaweza kuliona lolote ambalo ni jema. Hutaweza kufurahi. Wewe ni mtu wa huzuni. Wewe ni mtu mwenye magonjwa kila siku. Mara leo unaumwa, kesho mtoto wako anaumwa, kesho kutwa mume wako anaumwa, mke wako anaumwa. Mwambie, kesho yangu ni bora, kwa sababu ninayemtumaini ni Mungu wangu, na Mungu ni mweza wa yote. Mwambie, mponyaji wangu ni Mungu. Haleluya. Mwambie, mponyaji wangu ni Mungu. Na mpango wa Mungu ni mwema kwa maisha yangu, na Mungu wangu hawezi kuniacha. Haleluya, haleluya. Kila siku uwe na matumaini. Kila kunapoitwa leo, kuwa na matumaini katika Bwana. Soma neno la Bwana likutie nguvu. Haleluya. Nenda kanisani, shiriki na wapendwa, ongea nao ili uweze kurudishiwa matumaini katika Bwana. Haleluya. Usikae peke yako. Usiache kwenda kanisani. Usiache kufuata mahubiri ya wahubiri tofauti. Usiache kulisoma neno la Bwana ili urudishiwe imani katika Bwana. Jijenge katika imani. Utajijenga kwa kusoma neno la Bwana. Kuwa na bidii ya kumtafuta Bwana. Atakuwa anaongea na wewe kupitia neno lake. Ataongea na wewe kupitia njozi. Ataongea na wewe kupitia watumishi wa Mungu. Ataongea na wewe kwa sauti, kupitia sauti nyororo inayosikika moyoni mwako. Mungu atakwambia, kuwa na matumaini. Ninakupenda mwanangu, ninayokuwazia ni mema. Jaribu kuwa na masikio ya kumsikia Bwana. Jaribu kuwa na macho ya kuona ukuu wa Bwana. Angalia upana wa Bwana. Angalia matendo makuu anayoyatenda. Jaribu kuzivuka changamoto.
Jaribu kuangalia upande mwingine wa Mungu. Jaribu kukumbuka hata matendo makuu aliyoyatenda katika maisha yako. Usikatishwe tamaa na matatizo ulionayo, kwa sababu mpendwa wangu, mawazo ya Mungu ni mema kwa maisha yako, na upendo wa Mungu kwako haukadiriki. Haleluya, haleluya. Haukadiriki. Kama leo unayapitia matatizo, sio kwamba Mungu amekuacha, sio kwamba Mungu anakuchukia, sio kwamba Mungu amekusahau. Hapana. Zichunguze njia zako. Kama unaenda vizuri mbele za Bwana, jaribu kuzichunguza njia zako. Kama unayatenda yale yaliyo mema mbele za Bwana, haleluya, jaribu kujichunguza. Unachotakiwa wewe kukifanya ni kutengeneza njia zako kati yako wewe na Bwana. Mungu anayokuwazia ni mema. Kama umeshindwa na kama umekuwa dhaifu, labda ni makosa, labda umefanya yale ambayo Mungu hayapendi, umewaza yasiyo mema, umedhamiria yasiyo mema, mwendee Bwana, ni mwingi wa rehema. Nenda mtafute Bwana, nenda katika moyo wa toba na msamaha. Mungu atakusikia, Mungu atakuhurumia. Mungu wetu ni mwingi wa fadhila, atakutendea yaliyo mema. Mlilie Bwana, mwambie Bwana, nimeshindwa. Bwana, nimeshindwa, nimetenda yasiyokuwa mema, nimeishi katika njia zisizokupendeza, nimeongea sio kufurahisha wewe, sina amani moyoni mwangu. Baba, ninaomba msamaha, nisafishe kwa damu yako. Kristo atakusafisha, atakuhurumia. Ni mwingi wa huruma, ni mwingi wa rehema, ni mwingi wa upendo. Kisha ukishatengeneza mambo yako na Mungu, sasa mwambie haja zako, mwambie haja za moyo wako, na uwe na imani na Mungu wako, kwa sababu anayokuwazia mpendwa wangu ni mema. Usitishwe na hayo ulionayo, usitishwe na changamoto unazopitia. Amini ya kwamba Mungu anayokuwazia ni mema, na amini ya kwamba kesho yako ni bora, mtoto wa Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu wako anakupenda na anayokuwazia ni mema. Kuwa na matumaini katika Bwana na utaweza kufurahia maisha yako. Haleluya. Kuwa na matumaini katika Bwana, utaweza kuishi maisha ya furaha na amani. Usikubali kuishi maisha ya kuhangaika, maisha ya kukosa amani, maisha ya kulalamika. Hapana. Matumaini yako yawe katika Bwana, kwa sababu mawazo ya Mungu kwa maisha yako ni mema, na kesho yako iko mikononi mwa Bwana. Haleluya, mpendwa wangu. Jua kabisa kwamba Mungu hawezi kukuacha. Hayo matatizo yasikutishe. Huo ugonjwa usikutishe. Bwana ni mponyaji wako. Bwana ni kimbilio lako. Haleluya. Kwa usiishi maisha ya kuhangaika, ya kujiona kwamba huna msaada, ya kujiona kwamba mimi nani atanisaidia, mimi ni nani atakayenisikia. Bwana Mungu aliyeziumba mbingu na dunia anakusikia, na jicho lake liko juu yako. Ikiwa umelala, unatembea, unaongea, jicho la Bwana liko kwako, na moyo wake unakuwazia mema na atakutendea mema. Haleluya. Basi mpendwa wangu, kuwa na imani katika Bwana na utaishi maisha ya furaha na amani. Hata kama una changamoto, ishi maisha ya furaha. Changamoto zisikufanye uwe mbali na Bwana, zisikufanye ujifiche, zisikufanye utamani kujifungia ndani ya nyumba yako, zisikufanye uwe na kilio kiasi kwamba unajifungia chumbani hutaki hata kuonana na watu. Hapana. Hapana. Tena kama una changamoto, ndizo hizo zikusukume kumtafuta Mungu, zikusukume kwenda kanisani, zikusukume kulisikia neno la Mungu na kulisoma neno la Mungu. Mtafute Bwana katika maombi, mtafute Bwana katika mafungu, funga, mtafute Bwana, soma neno la Bwana, imba nyimbo za kumpendeza Bwana, muinulie sifa na utukufu, shangwe na vigelegele viwe moyoni mwako, umtukuze Mungu. Sema, ninajua Mungu wangu na yaweza yote, ninajua Mungu wangu utanitendea yaliyo mema, ninajua Mungu wangu upendo wako ni mkubwa kwangu, na utazidi kuwa na furaha. Haleluya, haleluya. Umwami Imana akomeze kubagirira neza. Twagiraga ngo na bene data bafashwe nabo bakomerere mu mbaraga z'Imana. Nshuti yanje, mwene data, baho ubuzima butekanye, kuko umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni mwiza, ni mwiza. Ibyo urimo none ntabwo ari byo bigambirira ejo hawe. Haleluya. Ubuzima urimo none ntabwo ari bwo buteganye ejo hawe. Ejo hawe hari mu biganza by'Imana. Yesu nashimwe. Ejo hawe hari mu biganza by'Imana, kandi ibyo yibwira kukugirira ni byiza. Iga gutabaza Imana, iga gushaka Imana, iga gusenga, iga uburyo bwo kwegera Imana. Niba hari ikibi, hari ikizira kiri mu ntoki zawe, gite kure, ushaka Imana. Niba hari ibyagushyize kure,
tandukana nabyo. Niba hari inshuti zituma ugendera mu nzira itari nziza, tandukana nazo. Uzibwire ngo jewe izi nzira murimo ntabwo nzishaka. Jewe nduwo kugirirwa neza n'Uwiteka, ubuzima bwanjye buri mu biganza by'Imana. Hano ndavuga na inshuti zikujyana mu nzira mbi. Niba hari inshuti zikoshya, niba hari abo mufatanyije muri mu gakungu, mujya mu byaha, mu byangwa n'amaso y'Uwiteka, fata umugambi. Fata umugambi ubasezera ubabwira uti jewe uyu munsi mfashe umugambi wo kugendana n'Imana. Niba ari agatsiko, niba ari abama mugendana nabo cyangwa usanzwe ubana nabo, Yesu ashimwe cyane, ubona yuko badakora ibishimwa n'Imana, ubona yuko batanezeza Imana, fata umugambi ubasezera ubabwira uti guhera uyu munsi jewe mfashe umugambi, ibyo twagenderagamo ndabiretse, amagambo twavugaga adahesha Imana icyubahiro sinzayongera, ibyo twakoraga, ibyo twagambiriraga, kwirwanirira, kwicira inzira ndabiretse. Jewe ubuzima bwanjye ngiye kubwegurira Imana, kuko Imana ibyo ingambiriyeho ni byiza. Maze guhishurwa ko umugambi w'Imana ari mwiza ku buzima bwanjye. Haleluya. Umugambi w'Imana ni mwiza ku buzima bwanjye. Ubasezere utandukane nabo, wange bagukurure baguhamagara babwira iti hoya nafashe umugambi, ahubwo namwe nimuze twegera Imana, nimuze dusanga Imana nizaturengera. Uburaya ntabwo ari bwo tukwiriye kubamo, ubusambanyi si bwo dukwiriye gushakiramo amaronko, kwirwanirira, kwiba sibyo dukwiriye gukora kugira ngo tubeho. Hoya nimuze tubivemo, kangurira abantu kuva mu bibi, Imana izakugirira neza. Babwira uti jewe nahishuriwe ko umugambi w'Imana ari mwiza ku buzima bwanjye, ahubwo nimuze dushaka Imana. Haleluya. Bakuruzi neza, babwira ijambo ry'Imana, we wahishuriwe, hinduka uhindukirira Imana. Yaravuze ngo nituyegera nayo izatwegera, nituyishaka tuzayibona, niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Nshuti yanjye rero, gira umugambi wo gushaka Imana, gira umugambi wo gukomerera mu Mana, intambwe zawe zishikame mu mategeko y'Imana. Umugaragu w'Imana Yobu niko yavuze ngo ndanyura hirya sinkubone, Mana nanyura hino sinkubone, ngo twahuriraga hose sinkihakubona. Yobu yarari mu bigeragezo n'intambara, turabizi. Abasomyi ba Bibiliya n'abatari abasomyi ba Bibiliya, inkuru za Yobu twese turazizi. Yanyuze mu bigeragezo bitandukanye, nta nubwo wowe urageza aho Yobu yagejeje, nta n'umuntu hano ku isi urageza aho Yobu yagejeje. Yanyuze mu bintu birenze ubwenge bwe, yanyuze mu bintu bihinyuza ubuzima bwe, ibintu byose bimuvaho, inshuti zimuvaho, abana barashira, amatungo arashira, yewe n'umubiri we umera nabi. N'umugore aramusezera ati yo Mana yawe itagutabara, jewe ndigendeye niba udashaka kwitera umugongo. Haleluya. Hari abantu bakubwira gutera Imana yawe umugongo, bangire, yikomerezeho, kuko Imana niyo mutabazi wawe. Hari ibintu bikubwira ngo ariko nawe urakabije, busubuswa, nawe wajya umenya ubwenge, nawe wajya utanga ruswa nk'abandi ukabona akazi. Ese nawe watanze ruswa umwana wawe akabona umwanya w'ishuri mu ishuri ryiza? Ho yabibwira uti ntabwo ndi uwanjye ngo nigenge, ntabwo ngomba kwirwanirira, kuko umugambi w'Imana ni mwiza, Imana yanjye izabikora. Kandi niba nashakaga umwanya w'ishuri ahangaha w'umwana kuri iri shuri, Imana ikabibona atariho, ntabwo bigiye kunshyira kure y'Imana, kuko umugambi w'Imana ni mwiza. Wenda jye nashakaga kuri iri shuri, ariko Imana irabona umwana wanjye atazagira amahoro kuri rino shuri, niyo mpamvu Imana imujyanye kuri indi shuri. Wenda Imana irabona hano azahura n'inshuti mbi zikamwangiza, niyo mpamvu ugomba kwizera ko umugambi w'Imana ari mwiza. Wasengera ikintu cyangwa wakwifuza ikintu ntukibone, ukamenya ngo ubwo ntakibonye buriya ntabwo ari cyo cyanjye, buriya ntabwo ari wo mugisha wanjye, ahubwo ibindi Imana igiye gukora nibyo byiza. Jya uhora ufite ibyiringiro mu Mana, uvuge ngo niba iki ntakibonye nuko Imana yabonye yuko ntazahagirira amahoro. N'akazi nashakaga, nakoze ikizami wenda nanatsinze, nje kumva ko bahamagaye undi ari we bahaye umwanya wanjye, Satani akakosha cyangwa n'inshuti zikakosha, genda ujye mu rubanza, genda uburane, barakuriganije. Hoya babwira uti buri Imana yabonye kariya ariko kanjye, Imana yabonye nzahuriramo n'intambara, Imana yabonye nzababazwa cyangwa nzagenda ngatukisha izina ryayo. Niyo mpamvu Imana itamaye ako kazi ko kwakugiye kumarikeza. Horana ibyiringiro mu Mana, horana uruhande rwiza, mbega positive attitude ku Mana. Narabwiye ngo indimi zose uko zizajya ziza tuzazikoresha, kuko zose ni iz'Imana kandi natwe turabi Imana. Horana rero horana ibyiringiro, hora uri positive, hora wizeye, hora uvuga ngo iby'Imana izankorera ni byiza, kuko biri mu ijambo ryayo nk'uko yabitubwiye, kandi niko kuri. Imana ibiri inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo urisoreshe imirimo n'ibitangaza. Ntukangwe rero n'ubuzima urimo, ntukangwe n'ibikomeye, ntukangwe n'iyo ndwara,
umwami Imana arashoboye cyane. Umwami Imana afite ububasha n'ubushobozi n'imbaraga, arihagije, azakugirira neza. Haleluya, haleluya. Inshuti mwene data rero mukundwa, nshuti ya Anaweza TV, aho uri hose nakubwiye ngo Imana igerayo. Aho uri hose ijisho ry'Imana rigerayo. Anaweza TV, iyi jambo Anaweza ni ijambo ry'ubuhanuzi. Yesu ashimwa cyane. Iri ni ijambo ry'ubuhanuzi rivuga gushobora kw'Imana, rivuga gukomera kw'Imana. Nuza kumva ijambo ufunguye YouTube channel ya Anaweza TV, ujye ufite ibyiringiro uvuga ngo kweli Mungu anaweza. Mungu anaweza yote. Ni Mungu asiyepungukiwa, ni Mungu asiyeshindwa. Iri jambo ni ijambo ry'ubuhanuzi. Mwene data, yavuye ku ndiba y'umutima w'Imana. Rero ujye wumva ko Mungu anaweza. Imana irashoboye. Ibyawe Imana ibirimwo. Ibyawe Imana izabigenza neza. Ibidatunganya Imana izabitunganya. Kurira kwawe uyu munsi ntabwo ariko kuzaba kumeze ejo. Ejo uzaseka. Ejo uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Ejo uzabyuka wishimye kuko Imana ikugambiriyeho ibyiza. Haleluya. Komezwa rero n'ijambo ry'Imana. Humurizwa no ko umugambi w'Imana ari mwiza ku buzima bwawe kandi ukomerere muri. Ongera umwete wo gushaka Imana. Yaravuze ngo nkunda bankunda ariko abanshakana umwete bazambona. Gira umwete wo gushaka Imana nayo izakugirira neza. Haleluya, haleluya. Reka ngusengere, ngusabire umugisha wowe nshuti yanjye, mukundwa wanje, mwene data ukunda Anaweza TV. Komerera mu mbaraga z'Imana. Izera Imana. Sohokera mu mbaraga z'Imana. Ryamira mu mbaraga z'Imana. Gendera mu masezerano. Data mu izina rya Kristo Yesu, Imana ikomeye kandi Imana igira neza. Imana ifite ububasha n'ubushobozi. Ubi nyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urisoreshe imirimo n'ibitangaza. Niyo mpamvu nshuti za Anaweza TV mbakweretse Mana. Bazanye mu biganza bya Uwiteka. Ndabakweguriye mwami. Hari abarwayi data, ikiganza cyawe nikibakoreho. Hari abashonje mwami Imana. Fumbatura igipfunsi cyawe ubahaze. Mwami wanje, Mana yanjye. Hari abarushe baremerewe, hari abarengana. Barengana Uwiteka we. Barwanirire mwami Imana. Bagirire neza Uwiteka nyiringabo Imana ikomeye. Haleluya. Data wa twese uri mu ijuru, abatabona inzira, abari mu mwijima, umucyo wawe nubamurikire, abatabona aho banyura, Kristo mwiza, cinzira imbere yabo, shyira ibyiringiro mu mitima yabo, bakomeze mwami, tunganye ibidatunganye. Uwiteka ufite ububasha n'ubushobozi, hindura mwami, hindura Kristo, binyuze muri iri jambo. Unaweza Baba, unaweza yote, hakuna jambo lililogumu mbele zako. Wewe ni mweza wa yote Baba. Oh, haleluya, haleluya. Sikia kilio cha watoto wako Mungu. Wakomboe mfalme wangu. Oh Baba, watendee yaliyo mema. Koko wavuze ngo ijambo ryawe, mu ijambo ryawe mwami. Ngo ibyo wibwira kutugirira ni byiza. Sikia kilio cha watoto wako. Tabara bo bagutabaza Mana. Bagirire neza umwe wese bitewe n'icyifuzo cye. Kristo mwiza, abo bose bashikamishije intambwe zabo mu mategeko yawe. Abo birinde ikibi Kristo bagirire neza. Ariko n'abari kure yawe, bakuruzi neza yawe biyegereze, bakumenye bamurikirwe n'umucyo wawe, bave mu bidakwiriye, bagirirwe neza nawe muri byose mwami. Koko uri nyuma y'ijambo ryawe. Kora imirimo n'ibitangaza Papa. Tuzumve kugira neza kwawe, tuzumve ubuhamya, tuzumve abana bawe baduhamiriza batubwira ibyo wakoze mwami binyuze muri iri jambo. Izina ryawe nirishimwe Mana. Urakoze kumvise gusenga kwacu, urakoze kuri nyuma y'iri jambo, urakoze ku mugambi wawe ari mwiza, icyubahiro no guhimbazwa n'ibyawe mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen, amen. Haleluya. Mwene data, komerera mu Mana, iringira Imana. Haleluya. Iringira Imana, nshuti zacu, bakunzi ba Anaweza TV, ni mukomerere mu Mana, mumenye ko umugambi w'Imana ari mwiza. Shalom, shalom. Imana ikugirire neza muri byose mu izina rya Yesu. Ntukabure kureba Anaweza TV, uzajya uhasanga ijambo rigusubiza mu ibyiringiro, yewe uzahasanga n'ubuhamya butandukanye, uzahasanga byinshi byiza bigukomereza mu mbaraga z'Imana. Rero ntibibagirwe gukora subscribe, kangurira mwene data inshuti yawe nawe kubona ijambo nk'iri. Iri ni ijambo riba rivuye ku ndiba y'umutima w'Imana, ritwereka ko umugambi w'Imana ari mwiza ku buzima bwacu. Rero gira ishyaka ryo kumva ijambo ry'Imana, tuzajya tunyuzaho kenshi gashoboka no gukurikirana iyi channel, izabaho byinshi bizakubaka. Abatarakira Yesu, nimugire umwete wo kwegera Imana, nimushaka Imana bikiri none, nimushaka Imana no gukomera kwayo, nimwakire Kristo nk'umwami n'umucunguzi. Iminsi turimo ni mibi inshuti yanjye, jya wicara utunganije ubuzima bwawe, kuko ejo sahawe, ejo hari mu biganza by'Imana. Wowe tunganye ibyawe by'uyu munsi, akira Yesu nk'umwami n'umucunguzi, akuyobore, akugenge, ategeke ubuzima bwawe. Yesu ni umwami mwiza, Yesu ni umurengezi mwiza. Mwikomerezeho, mwakire, tandukana n'ikibi.
Yesu nabaha umugisha rero, tuzasubira. Shalom shalom, kugira neza kw'Imana kube ku buzima bwanyu mu izina rya Yesu, amen.